Burya iyo wujuje cyangwa se ugejeje imyaka 40 hari impinduka zitangira kugaragara ku mubiri wawe, harimo ko metabolisme yawe itangira kugabanuka ikagenda gake, imikaya yawe igatangira kugabanuka mu mubyimba cyangwa se byitwa muscle mass bikagabanuka, ndetse n'ibyago byo kwasirwa n'indwara zidakira nk'indwara za diabete, indwara z'umutima, indwara zitera ku mugongo kw'amagufwa zizwi nka osteoporosis, ndetse n'izindi nazo zikiyongera cyangwa se ugatangira guhura nazo. By'umwihariko rero burya hari ibiribwa ukwiye kwirinda mu gihe urengeje imyaka 40 ukabirya ku kigero gito gishoboka cyangwa se ukabyirinda ntubirye. Bikaba bitandukanye n'umuntu ukiri muto kubera ko ashobora kwenjoyinga ibyo ashaka byose, ariko kuri iyo myaka 40 uzitondere bino biribwa 10 tujye kukubwira, kuko byatuma urwara diabete, byatuma urwara indwara z'umutima, byatuma amagufwa yawe yangirika, cyangwa se ukarwara n'izindi ndwara zikomeye harimo nka kanseri. By'umwihariko rero mu kiganiro cy'uyu munsi turavuga ku biribwa 10 ukwiye kwirinda cyangwa se kugendera kure ukaribireka kubirya mu gihe urengeje imyaka 40. Niba ubarizwa muri icyo cyiciro kiri hejuru y'imyaka 40 gusubiza hejuru, burya icara wumve kino kiganiro, ukwiye kucyumva, kizarengera ubuzima bwawe. Ni ikiganiro kirimo amasomo n'ibiribwa ukwiye kwirinda, kubera ko byatuma urwara cyangwa se ibyago byo kwasirwa n'indwara zidakira bikiyongera. Ikiribwa cya mbere buryo ukwiye kwirinda no kureka kurya niba urengeje imyaka 40 ni ibinyobwa byose biri mu masukari atari ay'umwimerere. Twavuga nk'amasoda cyangwa se amajuice twirirwa tugura aho ku mihanda mu gihe turi ku ngendo, cyangwa se mu gihe turi mu rugo ugasanga niyo twinywera. Ubundi urengeje imyaka 40 burya isukari iba ari umwanzi wawe, ndetse burya isukari ni mbi ku buzima bwawe, cyane cyane izisukari zo mu nganda tunywa mu binyobwa zongerewemo mu buryo bw'umwihariko. Burya nka soda cyangwa se fanta burya birimo isukari nyinshi ku kigero gikabije, ku buryo nyine byagutera uburwayi bwa diabete cyangwa se ibyago byo kurwara indwara ya diabete yo mu bwoko bwa kabiri kwiyongera. Uzanagenzure neza, burya abantu bakunda kugaragarwaho indwara ya diabete abenshi baba barengeje imyaka 40, ariko bitavuze ko n'uri munsi yayo yagerwa ari indwara, ariko abenshi nyine baba barengeje iyi myaka. Ibyo bigaterwa n'uburyo babaho cyangwa se ibyo barya. Kunywa rero ibinyobwa byongerewe amasukari atari ay'umwimerere, ndavuga isukari nyine yo mu nganda, bituma ugira ibyitwa insulin resistance, ni ukuba umusemburo wa insulin ugabanya isukari mu maraso utagikora neza, cyangwa se ugatakaza ubushobozi bwawo bwo gukora bitewe n'ayo masukari uhora urya. Nanone bituma ugira inda ikuzuranaho ibinure, ukagira mu nda hanini, nabyo burya uburyo byangiza umubiri wawe bikanakongera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya diabete. Nanone burya kunywa amasukari menshi cyangwa se ibiribwa birimo n'ibinyobwa bitari amasukari menshi, birimo amasukari menshi yo mu nganda, bikongera ibyago byinshi byo kurwara indwara z'umutima, kandi bigatuma uruhu rwawe rusaza imburagihe. Ahubwo ibyo binyobwa by'amaji yongerewemo amasukari menshi cyangwa se amasoda wabisimbuza amazi. Uburyo ufashe nk'indimu ukazajya uyikamuriramo amazi hanyuma ukinywera ayo mazi, burya bituma ugira ubuzima bwiza. Nanone bigatuma utandukana n'indwara zitandukanye zifata ubuzima bwawe, kandi bikaba bishobora gusimbura ayo maji wanywaga cyangwa se wagiraga yaguteraga bya bibazo by'uburwayi. Ikiribwa cya kabiri ukwiye kwirinda niba urengeje imyaka 40 n'imikati cyangwa se white bread, cyane cyane usanga ari imikati ikozwe mu mafarini, ariko nyine imikati y'umweru. Burya umukati w'umweru burya ushobora gutera ibibazo ku mubiri wawe, kubera ko hanini uba warakuyemo fibre. Ni nka kure batunganya ingano bakazigira uduce tw'imbere bakuramo, cyane cyane nka turiya duce dushobora gutuma ingano zawe zimera cyangwa se ibigori bimera, burya bakuyemo ibyitwa fibre. Ibyo rero bishobora gutuma ibyo biribwa byose byakozwe muri ibyo bintu muri white cyangwa se izo ngano zabashinzwe gutunganywa gutyo, bishobora gutera ibibazo byo kuba wagira ibibazo byo kuba wakongera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya diabete. Ibyinure mu mubiri bibi bikiyongera byo mu bwoko bwa cholesterol, ndetse nanone nabyo binure byo kunda bikiyongera, ugasanga ukongera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya diabete yo mu bwoko bwa kabiri cyangwa se indwara z'amahypertension.
Ikiribwa cya gatatu ukwiye kwirinda niba urengeje imyaka 40 cyangwa se ukakirya ku kigero gito ni inyama zanyujwe mu nganda. Aha twavuga nk'amasosiso, amabacon ndetse n'izindi nka dairy meats ndetse n'izindi nyinshi cyane. Izo nyama zanyujwe mu nganda uzazirye cyangwa se uzumva zirimo umunyu mwinshi. Nanone zibamo ibinyabutabire nk'ibyitwa nitrate ndetse n'ibindi bikoreshwa mu buryo bw'amapreservative kugira ngo zibikike igihe kirekire. Kurya bene izi nyama mu buryo buhoraho cyangwa se inshuro nyinshi bitera ibibazo bya inflammation mu mubiri, bigatera ibibazo byo kwangirika kw'imitsi itwara amaraso. Nanone ugasanga ku muntu urengeje imyaka 40 bishobora gutuma arwara cyangwa se akagira ibibazo by'uburwayi. Kurya bene izi nyama zanyujwe mu nganda bikongera ibyago byinshi byo kurwara indwara za kanseri ya colon na kanseri zo mu kibuno. Nanone bakongera ibyago byinshi byo kurwara indwara za hypertension ndetse n'indwara z'umutima. Ni byiza rero kurya inyama z'umweru niba urengeje imyaka 40 cyangwa se ukarya inyama zitetswe ariko zitatetswe mu mavuta, ari inyama witekeye zisanzwe waguze ukaziteka nyine, cyangwa se ukarya tofu. Ikiribwa cya kane ukwiye kwirinda niba urengeje imyaka 40 ni ibiribwa byose byatetswe mu mavuta gusa kugeza bihiye. Ibyo ni ibiribwa birimo amafiriti ndetse n'ibindi bitandukanye muzi. Biriya biribwa byatetswe mu mavuta gusa kugeza bihiye, burya ku muntu urengeje imyaka 40 kubirya bishobora kumutera uburwayi. Biriya biribwa byongera ibibazo bya inflammation mu mubiri, bikongera urugimbu ruri mu bwoko bwa cholesterol mu mubiri, kandi bikanongera kuba ushobora kugira umubyibuho ukabije. Bikongera ibyo bibazo by'ibinure byo kunda byinshi, ukagira mu nda hanini ndetse n'ibindi bibazo bishobora gutera uburwayi. Biriya biribwa byatetswe mu mavuta gusa bikongera ibyago byo kugira indwara yitwa atherosclerosis. Atherosclerosis ni kuriya ibinure cyangwa se urugimbu ruba rwagiye mu mitsi itwara amaraso rukaziba ku buryo amaraso adatambuka neza. Bene ibyo biribwa bikongera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya stroke ndetse n'indwara zifata ubwonko ukibagirwa. Ikiribwa cya gatanu ukwiye kwirinda no kurya cyangwa se gukoresha ku kigero gito niba urengeje imyaka 40 ni amata n'ibiyakomokaho. Burya amata nubwo bwose ari meza kandi dusanga umunyungugu witwa calcium ndetse n'indi y'ingenzi, burya amata ariko ku bantu barengeje imyaka 40 ashobora gutera ikibazo cy'uburwayi cyangwa se gakongera ibyago byinshi byo kuba ushobora kugira ibinure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol mu mubiri, ukaba ushobora kugira ibibazo by'amahormone ndetse ukaba ushobora no kurwara ibibazo no kuba ushobora guhura n'ibibazo bya prostate ndetse n'iby'amabere bitewe n'ayo mata unywa urengeje imyaka 40. Ni byiza rero kuyagabanya ukayinywa ku kigero gito. Ubundi abantu bakiri bato nibanywa amata cyane cyane nk'abana bagikura, n'abanywa amata cyane mu buryo buhoraho buri gihe ntabatera ikibazo, ariko ku umuntu mukuru urengeje imyaka 40 wakwiye kuyagabanya ingano yayo yanywaga ku munsi, byibuze akanywa rimwe gusa cyangwa se akaba ashobora kuyakoresha ku kigero gito. Ikiribwa cya gatandatu niba urengeje imyaka 40 ukwiye kwirinda no kugabanya ni ibiribwa birimo umunyu mwinshi byose. Aha twavuga burya nk'injugu zino zongerwamo umunyu mubisi ndetse n'ibindi bitandukanye nk'amasnacks ashobora gutegurwa kongerwamo umunyu mwinshi, cyangwa se ubunyobwa nka buriya bunyobwa bukaranze kuri binjiramo umunyu nyine bumaze gushya. Uriya munyu mwinshi ku muntu urengeje imyaka 40 ni ikibazo. Ushobora kumutera uburwayi bwa hypertension, umuvuduko w'amaraso ukabije, bikaba bishobora kwangiza impyiko ze, bikabatuma n'amazi aguma mu mubiri cyangwa se amazi akaba menshi mu mubiri. Ushobora no kugira ibibazo byo kubyimbirwa mu nda bitewe no kuba urya ibiribwa birimo umunyu mwinshi. Ikiribwa cya karindwi ukwiye kwirinda niba urengeje imyaka 40 nako ni ikinyobwa, ni inzoga. Burya inzoga ku muntu urengeje imyaka 40 burya kuri we ni ikibazo, zishobora kumutera uburwayi no kumutera ibibazo byinshi birimo nko kwangirika k'umubiri we, cyangwa se kuba umwijima wakwangirika n'ibyago byo kurwara kanseri bikiyongera, cyangwa se ukagira ibibazo by'imitekerereze no kwibagirwa. Ikiribwa cya munani ukwiye kwirinda no kurya ku kigero gito niba urengeje imyaka 40 ni ibiribwa byose biryoherera cyangwa se burabona uburyoherera bw'uburyo abana cyangwa se bw'uburyoshwa abana. Ibintu byose biryoherera, amakeke, ibintu byose nyine ubona birimo biryoherera cyane mu buryo byatetswe birimo amasukari menshi, biriya bintu birakwangiza niba urengeje imyaka 40. Bishobora gutuma urwara umutwe, bigangiza inzira zawe zinyuramo ibiryo cyangwa se inzira zigogora, bikaba bishobora kongera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya diabete. Ikiribwa cya 9 ukwiye kwirinda no kugabanya niba urengeje imyaka 40 nabwo ni ibiribwa biryoherera cyane cyane ariko bitari amasnacks cyangwa se tuno
beverage turyoherera, ahubwo ugasanga wenda ni ibiribwa birimo nk'amakeke nk'uko twabivuze, cyangwa se ibiribwa bindi byatetswe mu mafuru, ariko ugasanga nyine ni ibiribwa biryoherera cyane. Ibyo biribwa biryoherera bishobora gutuma metabolisme yiyongera, ariko bikajyana no kuba byagutera ibibazo byitwa metabolic disease, aho twavuga nk'indwara za diyabete, ko wagira ibibazo by'umusemburo wa insuline no gutuma umusaza vuba. Urebye rero amasukari twagiye tuyagarukaho, cyangwa se ibiribwa birimo amasukari menshi ku muntu urengeje imyaka 40, cyane cyane ari amasukari atari uy'umwimerere, ibyo burya baba babwiye kubyirinda, byaba ibiribwa cyangwa se nanone ibinyobwa. Ikiribwa cya 10 ukwiye kurya ku kigero gito cyangwa se kugabanya niba urengeje imyaka 40, nako nacyo ni ikinyobwa, ni ibinyobwa by'ama energy drinks, ibi twirirwa tugura amafaranga atageze no ku gihumbi, byaba ibinyobwa byitwa ama energy drinks, cyangwa se amakofi, cyangwa se caffeine, cyangwa se ikawa. Burya ikinyobwa cyitwa ikawa cyangwa se ama energy drinks tuvuga ngo turakoresha tukagira focus, cyangwa se bigatuma tubasha gukora igihe kirekire cyangwa se tukaruhuka. Burya ku bantu barengeje imyaka 40 ni byiza ko batangira kubigabanya, kubera ko mu buryo bwabyo hari uburyo bishobora kwangiza umubiri no gutera ibibazo. Burya nk'ikawa ishobora gutuma umutima utera cyane, bikongera ibyitwa heartbeat, bikaba bishobora gutera ibibazo by'indwara z'umutima mu gihe bimaze igihe kirekire, kandi urengeje imyaka 40 ukoresha iyo kawa, bishobora gutuma nanone ibyago byo kurwara indwara ya hypertension byiyongera, cyangwa se ugatuma usinzira nabi, ugasanga bitumye udasinzira neza. Burya ku bantu barengeje imyaka 40 bo ni byiza ko bakwinywera coffee, bakwinywera green tea, bakagabanya coffee. Green tea ni tea vert cyangwa se icyayi cya green. Nanone ubashobora kwinywera black coffee, hani mu karu isanzwe nayo ku kigero gito. Ubundi umuntu urengeje imyaka 40 hari uburyo akwiye kubaho n'uburyo akwiye kugenzura ubuzima bwe, akabwigengeseramo, kubera ko kuri iyo myaka bitewe no kuba akuze, ibyago byo kwasirwa n'indwara zikomeye bitangira kwiyongera. Niyo mpamvu rero akwiye kugenzura ibiribwa n'amafunguro arya ndetse n'ibinyobwa afata, akanywa amazi ahagije. Burya hari uburyo amazi atuma agira uruhu rwiza, akomeza kugira uruhu rwiza, akunganira impyiko ze gukomeza gukora neza, kandi nanone bigatera digestion gukorwa neza y'ibyo yariye. Akwiye gukora siporo, umutima we ugakomera, ndetse n'imikaya ikarushaho gukomera n'amagufwa agakomera. Akwiye kurya ibiribwa birimo fibre, bikaba ari ibiribwa byiza bitera imikorere myiza y'amara. Muri rusange akwiye kwirinda stress. Muri rusange imyaka 40 nyine ni imyaka uba ukwiye kwigengesera mu mirire. Iyo utabikoze gutyo ushobora kurwara, cyangwa se ibibazo by'uburwayi bikiyongera bitewe no kuba iyo myaka uba ukuze, kandi nanone hari n'ibibazo ushobora guhura nabyo by'ubuzima cyangwa se by'uburwayi bitewe n'ibyo urya. Ni byiza kwirinda biribwa by'indyoshya abana, ibiribwa by'ama fast food, ibiribwa byakorewe mu nganda gusa, ibiribwa birimo amasukari menshi n'imyunyu myinshi. Burya kuri wowe birimo kukwangiza, kuri wowe bigabanye ku kigero, ubirye ku kigero gito, kuko burya ntabwo ari byiza kuri wowe. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe. Nanone ufite iki gitekerezo cyangwa inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment.